gatose ngo ntatose ngo ngo ari umutse Bose kuvuga ngo isimbi modo ngameze nka isimbi Noeline biradufasha iki umuntu ukoresha cyane nk'amaso ari ku mashini mu kazi amaso arananirwa impamvu ubona abaminisitiri hafi ya bose bambara amarinete ko amaso yabo araruha ko njye nawe tuzambaye turaba minisitiri se ngende minisitiri w'ibirara iyi mihanda nige admin wabo wa group ngo nakadafi no wabakameza nabo ni ishami dushamikiyeho yego ko ntabwo akameza ari imbobo yego ngo bikunde so nabo nakubwiye ko ni siteye ko buri kintu turasaza kuri twe agwa amashini yose abanye bose kuri Kiko agura haha kuri Kiko ngo za TikTok nazatem abanye bose ngo bagura byose aragura bukeye umusaza sereri yatanga wize mu kubita hasi basanga umuvuduko wazamutse yego na Shema uzareka icyayi komeza ibigage bise na drag yinywera agashyushyu gahoza abasabwe inshyushyu bana yanyo inshyushyu ze nkokora nawe inshyushyu yanyoye reka twisubire mu rugo Simbi TV afite isoni dore ikintu bavuga urabonetse urongwa neza umugore wawe nicyo cyo bavuga se oya ugakubite ukibugituma dore ikintu bavuga urabonetse gakubitwe kibibasha kuko yagiye uzagera nk'ubu nk'ahantu Irenageze asigaje imyaka iyo kubaka urugo akaba asigaye agenda amanuka honyine umva Kadafi ubwo nka Rocky ngo tuzabimukorera muri make iyi message igenewe nkandi naje gusanga nk'ibyo bintu ntabwo Rocky bimureba kubera iki kuko ahafite gukora hose yarahakoze rega mane haraba niga batari mariye gusa basanga bakora babataha bakora externe aya bakugita ngo ni gonge nike rero urwo